inama papa yangiriye umwaka ushize mbere yuko njya muri Canada, mbere yuko yitaba Imana. Nari nasabye baze kuyiplayinga kuko iraza gufasha abantu benshi. Sole nangaye sole wanjye Gracias. Makuru undibaza yuko kiri mu kirere. Nukuri ndashima Imana. Ejo nabonye ngiye kwinjira mu ndege. Nukuri nubishimira Imana nubwo nyine umuntu aba yagize za emotion nyinshi. Kubona umuntu yikuraho umwana nkabucura nkaho akagenda akajya kure y'ababyeyi ntabwo yabyoroshye, ariko hagati aho ngaho hari impamvu yo gushima Imana. Imana iba yakoze ibikomeye cyane. Amasengesho twasenze, amasengesho Glody yasenze, amasengesho bakuru bawe basenze, ibyo byose nukuri hari impamvu yo gushima Imana. Nibuka nayo amasengesho wasengaga mu cyumba ubona viza, hariya twabonye nukuri ukuboko kw'Imana. Nanjye kenshi nabaga ndi mu biro nicaye, umwanya nyamya mfata wo gusenga nkumva nkagira umwanya wo kuganira n'Imana, nkumva kuko Imana inyemeza kuzanagenda. Na mama nawe nuko, mama nawe yakoze bikomeye cyane. Urumva nk'ibyo amaformalite iki byose, mufite mama w'intwari kabisa. Wiruka kuri byinshi kuri byose kugira ngo mukunde mwige. Nukuri hari impamvu yo gushima twese. Ndabivuga kuko niho umwana mutoya niho bucura. Kuba twarabyaye mwese nawe ukaba uri umwana mutoya, wabonye byinshi wumvishe byinshi, ariko nukuri njye numva Imana yarampaye umuryango mwiza pe. Noneho akarusho kumva umukozi w'Imana warabaye ndetse na pasiteri. Nijoro nibwo twagiye gusoma ijambo ry'Imana, turavuga mbese ko Josias agiye n'undi uzajya usoma ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ikimenyetso cyerekana yuko wakoreye Imana kandi nawe uzayikorera. Kandi n'abaremarike twagiye tuguha yose ujye uyihanganira. Buriya iyo uri umubyeyi ukabona ikintu kitagenda neza ntukibwire umwana, ntabwo aba ari byo. Nawe ndabizi igihe uzashaka uzajya ubikora uko bimeze. Kandi hari aho twakubabaje hose, ni ukuri ku giti cyanjye ndagusaba imbabazi. Ariko kandi numva umutima wanjye unezerewe ukwishimiye cyane, kuko iyo njya numva nta kintu nagukoreye kibi. Ariko birashoboka ko hari aho n'abana bakubabaje. Byose ni ukuri ugende wemye, ujye ku mashuri wemye, aho uzagera hose wowe wemye, umenye ko umugisha w'Imana yaguhaye n'ubu kiguha. Nanjye uwo mugisha n'ababyeyi, umubyeyi wawe direct, ndagusabiye kuri Imana senga izakomeze ikwiteho, ikomeze kuguha imbaraga yo gusenga, ikomeze kuguha umwuka wera ajya kuyobora mu byo ukora byose. Dore yuko iyo umuntu ahinduye igihugu ukava mu gihugu ukajya mu kindi, aho ababyeyi batakureba, ariko aho hose Imana ibihareba. Nugerayo Imana izagukoresha ubutwari, uzakoresha umwanya wawe neza. Simvuge ngo mugiye gukora kugira mugire umwanya wo kuryama, kuruhuka nabyo ni ngombwa, ariko uko Imana izagushoboza
uzakore nk'uko mukuru wawe nawe akora, ukore kabisa nk'abagabo. Ni ukuri ni ishimwe rikomeye kubona mugiye hariya. Ubwo natwe urumva nk'umubyeyi, nk'ababyeyi, njyewe na mama na bakuru banyu n'abavandimwe banyu, ni ukuri ndamye neza rwose bariho bashima Imana. Ikintu uza gukora, nugerayo rero muzafate kwanza umwanya wo gusenga, mufate umwanya wo gusenga na Claudie, musengere hamwe, noneho wicare umwumve, akugira inama ukuntu ugomba kwitwara n'ibyo uzakora byose. Hasigaye rero umutera imbere muri byose. Tuzakomeza kubasengera, ndumva nakubwira amagambo menshi, reka mbe ndikiyaho tuzongera. Ariko mwana wanjye umenye ko ni ukuri ngukunda cyane n'umutima wanjye wose, kandi nzi neza ko ugiye kuzaba umugabo ukomeye, umugabo ushimwa n'Imana kandi ushimwa natwe. Rero ngaho komeza urugendo neza, Imana ikurinde, Imana ikwiteho umwana wanjye, kandi uzagira ibihe byiza, uzabona ibyiza Imana itanga, ibyiza byo muri iyi si byose Imana izabiguhe. Urakoze cyane mu ofisi bien-aimé, sois béni, naho utaha. Hari ikintu ababyeyi benshi badakora, ariko nagira ngo tuba playing a voice note ya kabiri. Oh, les grands soleils, les princes Josias. Happy birthday. Ya. Imana ishimwe. Twabyutse mu gitondo tujya mu kazi, turi gukora nk'abanyeshuri sinakubwira. None ubu ngubu twarangije directement tujya mu mujyi, rero ntabwo twari hall service. Ubu nibwo nkinjira muri chambre. Yewe Imana yakugiriye neza. None se hari abagukoreka surprise aho ngaho? Nariho ndi kuzunguruka, sinzana nzungurutse mu maduka nkabona nk'agapira, nkabona utuntu kwakundi najyaga mbagurira ibintu, ahubwo ntibasi umwana wanjye mba namugurira agakado, ariko sinubwo nakagura kazakugeraho gatemana. Ntacyo nta kundi. Imana ikomeze kugira neza. Icyangombwa ni uko Imana ikurinze kandi gufite umugambi mwiza, biri imbere kandi ni byiza. Ngaho ukomeze ushikame ku Mana, Imana iguha imyaka myinshi ishoboka, kandi ukomeze kuba mu bwiza bwayo. Imana ikomeze gusige, uzaba umuntu ukomeye, kandi ni ukuri Josias ndagukunda mwa. Ngaho Imana ikurinde kandi ukomere, Yesu abane nawe, na Claudie kandi mukomerane, Imana ibateze imbere muri byose. Again, happy birthday. Ababyeyi ni Ngendahimana Josias, mba hano mu mujyi wa Edmonton, nkaba kandi umukunzi w'ikiganiro Chefs to Chef. Amen. Ndumva ari ibyo ngibyo muri make. Amen. Turakwishimiye Josias, wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Nanjye ndabishimiye cyane. Ni umusore udasanzwe, ni umusore wabaye chef mu bintu byinshi cyane, nubwo mubona akiri mutoya, ntawe ukivuga imyaka, sigaye tubitsinda. Nubwo mubona akiri mutoya, ariko afite ubuhamya budasanzwe, yaciye mu bintu kandi abihagurukamo, none arahagaze arashikamye. Agiye kutubwira ubuhamya bukomeye cyane, murabwiyumvira, ntabwo nshaka kuburezima kuko ni ubuhamya budasanzwe, ni ubuhamya buri personal, ariko bushobora kwigisha abantu benshi cyane muri kategori zose. Bwakwigisha abapapa, bwakwigisha abasore bifuza kuzarushinga, yewe byakwigisha n'abana bakiri batoya. Ubu buhamya burakomeye cyane. Ni urukundo ruri hagati y'umubyeyi n'umwana, ni urukundo rukomeye cyane. Ubuhamya bwawe bwarandenze buriya. Reka dutangire adusengera, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Karibu Josias. Yego, reka twabe Imana dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane kubwo wemeye ko uyu munsi ngaragara hano kuri Shape to Shape. Byanyuze mu nzira zikomeye kugira ngo nemere ko nza, ariko Mwami hari impamvu uyu munsi nicaye hano. Ndagira ngo buri muntu wese ureba kino kiganiro, Mwami uze kumufasha kugira icyo atahana, kandi
uri kunyura mu kibazo cyose mu muryango, mu buzima bwe personnel, mwami umufashe umwibuke. Reka nawe ari twebwe tuvuga, ahubwo mwami aba ari wewe utuvugiramo, ibiganiro byose bibera hano bibe ibyo kuguhesha icyubahiro. Twasaba byinshi, twavuga byinshi, ariko tuzi ko ubushake bwawe ari bwiza kuri twebwe. Reka rero ubushake bwawe bwanze uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen. Mwakoze cyane kudusengera. Ndabizi neza ko tugiye gufasha abantu benshi. Wenda watangira kutubwira ubuhamya bwawe kuva igihe wibuka, kuva igihe wenda wamenyeye ubwenge kugira ngo tuze kugera aho twifuza kugera. Yego. Ubwo ariko iki kibazo ni ikibazo kiri a bit hard gutangira gusubiza, kuko umuntu aba yaranyuze muri byinshi. I know. Nanze kuvuga ngo amavu n'amavuko kugira ngo utagira ubwoba. Ngendahimana Josias ni muntu ki? Ndi bucura mu muryango w'iwacu. Ese burya uri nawe ucura? Ndi bucura, ndavutse umuryango w'abana 8 n'injye wa nyuma. Abandi bose barakuze, kandi hari abashiki banjye barashatse. Mfite abaneve n'abaniyesi bagera kuri 7. Iwacu twese turakujije, ni njyewe mutoya. Mfite imyaka 22. Ndayivuze. Icyari mutoya. Mfite imyaka 22. Ubwo mu muryango nakuze, mu muryango ukunda Imana cyane. Ukunda Imana cyane. Papa wanjye, mama wanjye barabadiyakoni mu rusengero. Rusengero muri Restoration Church. Bakunda kwita cyane kwa Masasu. Yego. Kwa Apostle Masasu. Niho twakuze dusenga muri Kodima. Nkunda Imana cyane kuva nkiri mutoya, kuko kuva nkiri mutoya numvaga nyine nshaka kugenda ahantu mu masengesho. Ariko mu gukura nkagira Imana yuko nari mfite ababyeyi bakunda Imana, yaba papa yaba mama. Buriya hari ukuntu ukura mu muryango ukakura ufite ababyeyi ariko bakubuza gusenga, ariko twebwe ahubwo badukuriraga gusenga. Ndabyibuka cyane nkura, papa ndibuze kuza nk'umuvugaho cyane n'uyu munsi. Ndabyibuka papa buri mugoroba twagombaga kujya gusenga mu cyumba cy'amasengesho. Ndetse icyumba cy'amasengesho mu rugo. Bita Girugari. Niko mama yakibatije. Girugari. Mu nzu yacu. Mu nzu yacu. Mwahavutse neza. Dufite igicaniro cy'amasengesho. Rero buri munsi nk'abana rero iyo utangiye kugira mu myaka y'ubutineje, utangira noneho gusa nk'uwirebera, ukajya kubikwepa. Ariko rero tukagira papa washaka gusa nk'ubikwepa, nimugoroba ukasa nk'uwiryamisha kare, akaza akubyutsa ati muze tujye gusenga. Byuka. Kandi abizi igitsure cy'umugabo mu muryango ntabwo wavuga hoya. Ariko ntabwo byari bibi, ahubwo byari ukugira ngo dukunde Imana, tumenye Imana. Yego, ugomba kudushipinga. Rero ubwo muri mu muryango usenga, icyo gihe icyo ari cyo cyose nabaga nshaka kuba nasa nk'utandukira, nkagira umubyeyi unyibutsa Kristo. Buriya mu muryango umugabo niwe atenka ari we umutwe w'urugo, kandi niwe navuga gute, niwe utanga sacrifice mu rugo, niwe mutambyi mukuru. Yego, niwe mutambyi mukuru, niwe wibutsa, niwe uhora akangura, niwe. Yego. Rero mu gukura iyo natangiraga gusa nk'utana, nagiraga icyo gitsura cya papa kikansubiza ahandi, ariko papa akagira igitsure gikunda. Hari umuntu ugukarihira akakomerera nabi, ariko n'undi ugukarihira akakwigisha, kandi agashaka ko mugira relation nziza hagati yanyu mwembi. Ntibiba bivuye ku mupapa, ni ibindi. Yego. Rero papa wanjye akaba ari umupapa usetsa cyane, akakugira inama ariko agashyiramo n'ako gusetsa. Yego. Kugira ngo utabikomeza cyane. Yego. Kandi
ndabyibuka nk'ubu ngubu hari n'igihe wakunda uba uri gukura nyine nabaga wenda nagiye hanze nk'abajene bose ngasohoka ababyeyi batabizi wenda rimwe ndakuza papa aramfata ayiwa data papa aramfata ati uvuye he mama nkimwegera mama aravuze ati kuri kusa kuri gukunuka inzoga bimeze bite ayiwe urafashwe ndafashwe ariko papa kugira ngo mwereke uburyo ari umuhanga papa icyo gihe ntabwo yigeze ankarihira cyangwa se amere nabi icyo gihe nanjye nahise njya muri defensive ndavuga ati nanyweye Red Bull niyo mpamvu ubwo Red Bull yoroshye kurusha izindi zose mpita agenda nsa nk'ukoze pompaje papa yahita asigaye ati wabona yanyweye inzoga kubera morale yaragufite n'ibaraga turabiseka ariko usanga mama we yababaye ariko papa we ari kubiseka arabyoroheje gatoya kugira ngo mwereke isomo ririmo aho ngaho umunsi wakurikiye yatumye grand frère wanjye mukuru aza kunyicaza aranganiriza papa yansabye ko tuganira kuri ibi ngibi yavuze ati njyewe nshobora kumubwirana ni nanjye isanzureho ariko weho yakumva ukurusha nk'imyaka ingahe grand frère ubwo yandusha nk'imyaka nk'icumi yego yari mukuru urumva ni mukuru kuri njyewe so papa yarazi ukuntu atwara buri muntu wese mu buryo buri diplomatique mukagendana neza kandi mukaba hamwe ntumutinye kuko papa benshi baba batinyitse cyane kugira ngo ubashe kumufungukira cyane papa yari umuntu byoroshye gufungukira kubana neza na buri muntu wese mu rugo kugeza no ku mukozi wo mu rugo muri Afurika ubona bafite abantu bakora mu rugo ugasanga hari abantu bamistreating abandi ariko twe twakoze mu muryango ugomba kwita tonton tantine mugomba kubafata neza so buri muntu wese kandi ari abakozi ariko mukabita ba tonton n'abatantine so rero yego umuco mwiza yego rero uwo muco niwo nakuri umuco mwiza wo gukunda Imana gukunda umuryango kubaha abantu no gukunda igihugu cyane nasa nk'ubiresume aho ngaho wenda niba ari ahandi hantu muri buze gushaka ko tugenda in deep uyu mupapa ndumva adasanzwe ubwo grand frère yaraguhari nyese byagenze bite icyo gihe grand frère we yaraje aranganiriza ubwo urumva icyo gihe nari kuba mu ma 19 ans nyirangiza high school wari mukuru ye nawe ariko icyo gihe ikindi kintu navuga nabaye na pastor ku ishuri buriya uri pastor nabaye pastor unicaranye na pastor muri SOS twamubwiye ngo wita pastor ikiganiro cyacu unako nakiriye pastor Josias none bamutumye muga Josias ikiganiro cyacu utambwiye ibyo bintu Josias none kuri pastor ku ishuri ku ishuri muri SOS kabisa mwakoze pastor mu gatandatu nari pastor ku ishuri ariko buriya hari ndaza kubivuga nyuma encounter yanjye n'Imana yaturutse kuri papa cyane kuko icyo gihe ho nari pastor ariko impamvu nari pastor nagira ngo nyikubwire nuko nyine nashaka kujya mu gisirikare abantu banzi kera barabizi ko nakundaga igisirikare cyane so abantu bahoye igihugu nkumva nanjye naba barwanirira igihugu so nk'abaseriye cyane ku ishuri bareba bakavuga ati umuntu rero waba pastor ni umuntu uri seriye so nkeka ko ari uko nk'uko nawe pastor ariko nabyo byamfashije kwegera Imana bagomba kuba exemplaire mu bandi nkagenda nkasoma ibyo byigishe nkigisha n'iki ngenda mpinduka ariko ntabwo nari nakabonye ikimpindura naje guhinduka wari ukiri mu mana y'ababyeyi yego muri cya cyumba cya Gilgal kwa gusoma Bibiliya muri famille gusengana n'ibindi exactement niyo mpamvu usanga kubera ko nyine nari ndi muri ibyo ngibyo usanga nyirangiza nka high school ubwo nyuze muri make naje kugira ikibazo cy'ukuguru kujya mu gisirikare bisa nk'ibyanze nsa nk'uwihebeye bwa mbere ndavuga ati uko byanze bizagenda bite ariko nubwo natangiye kujya n'organiza amahouse party Kigali nangira kujya inzoga ndirebera njya mu rugo bakabivugaho iki wa mupapa uri ugerageza yego rero nari mfite
satani buriya iyo gukoresha ikintu kibi anaguhereza n'ubwenge bwo kugihisha. amanyanga ye turayazi. papa na mama bakaba bazi ko ndi pasteur, ati uyu mwana iwacu dusomera ijambo exactement, kandi ndi umuntu wahoze kuva kera narasengaga ibintu byose bigacamo bikasa nk'ibigiyemo, ugasanga ababyeyi ntago mbateye stress. So rero icyo gihe ntago bigeze babimenya yuko ndi kunyura muri ibyo ngibyo byose. Yego, babimenye ryari? Batangiye kubimenya nyine ari uko icyo gihe batangiye kumfata nanyweye inzoga bakambaza. Ariko buri gihe cyose mama wanjye ni umunyamasengesho cyane, na papa wanjye akaba ari umuntu wumva cyane. ijwi ry'Imana. Mama hari ibyo ntashobora kumubwira kubera ko ari buze kumbwira ibintu byo mu masengesho cyane, ariko papa we nari byo ndi bimubwire ngafunguka kubera ko ari umuntu uri very open, arabanza kunyumva hanyuma aze kureba ukuntu abwira umuntu uri bien placé wo kunyigisha. Ariko yabanje gufunguka. Niba ko ababyeyi b'abagabo nibo bantu ba mbere batinya, ariko njye papa I was so open kuba namubwira ngo nanyuze muri iki ngiki, and papa ni nawe wanshyikiraga my dreams zose. Kujya mu gisirikare mama barabizi bafite ubwo, ariko papa was like yabaga gusupporting, genda kabisa. Papa was like you can do whatever you want to do mu buzima bwawe. Ibyo bintu by'ukuguru bijemo byanze nibwo wivumbuye ku Mana, usa nkaho aho ngaho nsa nkaho ni ay'umurongo. N'imyaka ntiyari yoroshye rero. Imyaka umuntu aba akomerewe. Ndi muri teenagers ubwo ntabwo ari kera cyane, ni nko muri 2019 nsa nk'utaye umurongo, nza kongera gusa nk'ugarukira Imana. relation yanjye n'Imana yari on and off. Yego. Niba umuntu uza kumanura uko ngize icyo gishaka. Yego. Ariko uyikunda. Ngikunda. Kubera wakuranye n'ababyeyi bayikunda cyane. Ngikunda kandi nzi ko iyo nkoze icyaha mba mbizi. Yego. Ko nakoze icyaha kandi nkumva ndababaye. Ariko still ni ya myaka yo gushaka kwidiscoveringa no kudiscoveringa ibintu byinshi. So icyo gihe ndabyibuka ubwo nasubiraga ku Mana ndi gushaka akazi. Imana ikamereza akazi keza cyane ndi mu Rwanda, ndi mu jeune babonaga akazi keza kandi ndi na mutoya. Hanyuma nza kongera gusubira ku Mana ndi gushaka viza yo kuza muri Canada, ngasenga nkamara iminsi, namaraga nk'icyumweru mu cyumba cy'amasengesho. Wow. Yego. Wari waratojwe kabisa. Exactement. Wari uzi icyo gukora. Nkamenya icyo gukora, nkagenda ngasenga. Ibintu byose nari mfite kugeza n'uyu munsi byavuye mu mbaraga z'amasengesho. Y'ababyeyi nanjye natojwe. Yego. Ariko uwo muryango uvugeho. Umuryango ndumva udasanzwe ngewe. Mwabaga mufite nka schedule mu gitondo n'iya nijoro yo gusengana. Exactly. Barakoraraga Gilgal mwajyaga ryari? Tubwire, ndumva njyewe ibyo bintu birenteresa vraiment. Ndatwahigiramo ibintu. Buri muntu wese kuri iki kiganiro namusaba yuko we n'umuryango we bagira umwanya wo kujya basenga. Yego. Kandi bakagira n'ahantu hahariwe uko gusenga ari ibishoboka. Igicaniro cy'amasengesho. Muri Gilgal buri mu gitondo, kuko akenshi urumva twavuga turi muri interne, ariko muri vacances buri mu gitondo twarasenganaga na mama. Papa yabaga yagiye ku kazi, bumva i Kigali yazinduka 6 AM yagiye ku kazi, yabaga yagiye. Papa akundaga na sport cyane, so yabyukaga mu gitondo agakora sport, agasengana na mama cyane. Ni forceho cyane kuko amacouple akwiye gusengana. Nyuma yaho tugasenga nk'abana na mama. Aho ni kwambikuza ku gatanu. Ku gatandatu ni ku cyumweru, kuko ku cyumweru ntabwo twasenga mu gitondo kuko twagiye gusenga mu rusengero. Ariko ku gatandatu mu gitondo papa yabaga ahari, so twarasenganaga mu gitondo. Hanyuma bakagira nayo groupe bagira yitwa Nehemi mu Rwanda, mu gasozi dutuyemo hariya Kacyiru. Basengana amacouple n'abandi bana natwe bagasenga hamwe, so bahitaga bajyayo. Hanyuma papa akabona kujya ku kazi. So nakuze muri iyo atmosphere y'amasengesho. Ngo mwagira n'iminsi mwirizamo cyangwa byari by'ababyeyi mwe mwumvaga bitabareba cyane?
umuntu akiri umwana rero kwiyiriza ntabwo ari ibintu ukora cyane, byari iby'ababyeyi, mwe mwararekeye ababyeyi. ibyo ngibyo ntangiye kubikora nyine nkuze, ntangiye kumenya Imana personnellement. Wari uri kutubwira rero ukuntu nyine wagarukaga ku Mana uje kuyibwira ati nkeneye ibi n'ibi n'ibi n'ibi, wari uzi aho uyikora nyine igahita ishyira mu bikorwa. kandi hari nk'abantu bari kudukurikira bameze nkanjye, of course hagaruka aze kumanipira azakora, bameze nkanjye. Ni ibintu bibi cyane, ariko imanipirasiyo. ariko Imana nayo, Imana ni umubyeyi, ariko Imana ni umubyeyi, Imana iratwumva, bizagufatira kuko icyo gihe nasengeraga byiza, naje kuyibona hadaciye icyumweru cyangwa bibiri, nahitaga mbwira papa na mama nkabwira ati ngiye Gisenyi, ngiye mu kazi. Barabizi ko ndi umuntu ukora, mfite amadeals menshi, ibintu bya IT, nkagenda ariko simbe ngiye gusenga cyangwa se kugira ikindi kintu nkora, nkaba ngiye mu byaha, muri ambiance, gushyushya kabisa, ufite amarandevu hariya y'abasore bagenzi bawe, kugira iki, guhavinga fani mu buryo bw'isi uko babyita, guhavinga fani, ukajya muri ibyo byose ukigaragura. Ariko papa agahora ari aho ngaho, ko tugenda byibuka nagarutse habura nk'iminsi nk'ibiri ngo ngiye muri Canada, ngaruka ari nimugoroba. Ariko rero Satani nyine aguhereza na plan yo kubeshya ibintu uri bubabwire. Ubwo nagiye mu gitondo ntabwo babizi, nababwiye ko nagiye nyine ngarutse nimugoroba. Nibaza urumva aller retour y'Igisenyi kugenda no kugaruka. Nagiyeyo ndagarutse, hanyuma nza mfite ibikoti naguriye Gisenyi n'ikirati, abana twigana bampaye kado z'ibintu ngomba kujyana, niyo babona atinze bahita barabyumva cyane, ati mama we, ati ariko papa arambwira ati Josias rero ugiye kujya muri Canada mu minsi mike iri imbere, ntabwo tuzaba duhari, ntabwo nzaba ndi kukureba, ariko Imana izaba iri kukureba, ijisho ry'Imana. Yego, Imana izaba iri kukureba. Rero ahantu ugiye biragusaba kwitwararika. Aba ni mfite grand frère wanjye uba hano muri Canada, nawe aba muri Prince Edward Island. Ati rero ntuzamubera umutwaro. Yego. Nigeze adakarira, nigeze agira ikibazo, yahoraga afite uwo mutima wo kugira inama. Kugira inama kandi mu buryo butuje cyane, kanakumva, buriya yaranakumvaga ariko ati imyaka agezemo ntabwo twamurenganya cyane. So wari uje usanzwe sibe nk'inyuma gatoya hari akajoke ndi bukubwire, papa hano yaratangaje. Ngeze kugenda umunsi umwe, ubwo ndi kwitegura kuza hano muri Canada, murabizi ibintu byose procedure umuntu anyuramo, hanyuma bamereza ibyangombwa by'ubutaka, dufite ubutaka nyine bwinshi ahantu hatandukanye mu Rwanda. Ati bino nyine ni ibyangombwa by'ubutaka, ngomba kubikoresha biriya by'amaoriginal y'i Kigali, murabizi. Ndagenda turapurayinga, byibagirwa hantu na purayingi. Nabizi abari amafotokopi original bashobora kuba umuntu yabikoresha akiba ubutaka cyane rwose. Mbyibuka mu byumweru bibiri papa arambaza ati ese bya bipapuro biri hehe? Nibuka ko nabisize hahandi. Mpamagaye umuntu ahambwira atari Gisenyi. Papa rero muri ya jokes ze abaravuze ngo ngo Josias ngo ngubu ntiyagiye kubigurisha, ati ubu ngubu ni mwafatanyije kubigurisha. Ati ugende ushaka ukuntu bizana. Ariko abivuga nyine yaraka yanababaye, ati Josias uri careless kuri iyi myaka koko, numvaga umaze gukura. Birambabaza, icyo gihe birambabaza. Mu gitondo cya kare ndagenda nyine nanjye nivumbuye kuko ujya kumufungura umuryango, ariko ntago kuko namusezeraga, yarampeperaga, yakoraga peace gutya, nanjye nkamusezera nyine. Icyo gihe sinamusezera. Ageze muri office bimwanga mu nda, aranyandikira afatira voice note, ati mwana wanjye rero ibintu nakubwiye nimugoroba bishobora kuba byakubabaje, umbabarire. Ukuri umbabarire, umbabarire, ntabwo nabikoze mbishaka kandi
ntabwo uri umujura ntabwo uzaba we ati umbabarire ko natuye ntabwo ari ibintu byiza so binyibutsa uburyo umubyeyi hari umubyeyi uri intentional ababyeyi b'abanyarwanda kenshi kugira ngo gusaba imbabazi biva kure kugira ngo akorere ko gusaba imbabazi akuzanira akantu akakugurira kubiverbaliza biragora ariko harimo imbaraga mu kubivuga cyane harimo ubutsinzi ahubwo noneho n'ibintu yari yatuye mu gitondo nimugoroba ageze mu biro arabihinduye ni uvuga ngo uyu mwana ashobora kuba namuhaye satani reka mpite mbihindura vuba vuba ahita yatura le contraire urumva ko harimo imbaraga z'umubyeyi aho ngaho cyane special umupapa nuko uraje ndaje ngeze hano muri usanze grand frère ukijijwe nawe warerewe muri cya cyumba cy'amasengesho urimo neza twese twakuze mu cyumba cy'amasengesho twese twakoze dusenga ni umuntu ukora cyane komfa wanjye ni umukozi cyane uri widepuye muri ibintu byose ariko ndahageze ngeze muri Canada nje kwiga amageze nsanga hano hantu ni noneho bya bindi byo kuvuga ngo show yo mu Rwanda bya bindi bya ambiance yo mu Rwanda hano ni fois 10 hano birarenze ni fois 10 ibyo byose nibwo ugiye kubyi-exploring noneho sasa hari kure y'ababyeyi kure y'ababyeyi ibintu byose noneho biri kure ubu ngubu wabyi-explore ntawe kubuza niba uri butawutinze nawe uri buze kubaza ese kuki watacyutinze hano ziriragira zikicyura cyane so ndaje ngeze hano kuva kwa mbere kuza ku cyumweru zabaga ari amashow no kwiga kagereza ukabivanga byose no kwiga amanota ntiyashitaga barabyiranjagamo bigakunda byose narabyiranjagamo bigakunda ariko nyine ubwo ukabikora mu gitondo nimugoroba ukaba uri mu yindi atmosphere nkeka ko nyine ntabwo byari byiza kuko at some point navuze ati ahantu bingeze ntabwo ari ahantu heza ntabwo ariho Imana yangeneye ku bandi witekerezagaho buriya imbuto y'amasengesho ni ikintu gikomeye imbuto y'amasengesho ntabwo isaza bajya bavuga ngo ni ukubiba mu butaka bwiza niko bajya babyita ariko iyo wabibye mu butaka bwiza buriya nubwo haza imivu nubwo haza imiyaga nubwo byagenda gute imbuto yabibwa ahantu irakura buriya wari ufite imbuto yabibwa ahantu utangira kwitekerezaho utari kubundi muyahe banyoreje muri Canada njye muri ibi kweri grand frère ntacyo avuga yibereye mu kazi kenshi cyane grand frère nawe ari mu buzima bwe ariko making his own life kandi nanone iyo ugeze hano nawe uba ugomba kwiga kuba responsable of course urajya ku ishuri ukimenya muri byose icyo gihe ndi kwimenya ariko ndavuga ati tuse buno buzima ntabwo ari uko naburambiwe ariko nta hantu buri kungeza yego ubwo papa muravugana kuri telefone na mama byose ni amahoro ntabwo babwira kuri gushayisha wabibahishe nta muntu ubizi kuko ariko uri ku ishuri atirisite so ibintu byababaza sinshaka kubaza ababyeyi banjye ariko ndi muri ibyo ngibyo gusa hari ikintu buriya iyo uri gukora ikintu utakuriyemo cyangwa se ikintu kitakurimo kirakurambira kiragera ahantu kikakurambira nibyo so umaze kubitrayinga ibintu byose bumva kugeza the max bisa uvuga ati bino ntabwo ari ngombwa so maze gufata iyo decision nahise ndesida kutransfera nkaza hano muri Edmonton kuko mafite tante wanjye wahise uvuga uti grand frère ari kuncangane kuncapa neza tante wanjye hano njye gushaka amakuru mwiza unkunda cyane nje hano turabanye hano muri Edmonton and icyo gihe nahise mbasera ndatuza kuko urumva icyo gihe uri kumwe na tante kandi nawe afite abana kandi yego ningewe akenshi ningewe wogore no mu rugo ariko kubera ukuntu uba ufite umubyeyi mu buzima bwawe hari ibintu byinshi bita bikurinda ariko bitavuze yuko still na nyuma yaho nta kintu
atari ikizo ukora cyangwa ariko at least hari akantu k'igitsure ka protection. yego na tante wanjye rero nawe akaba ari umuntu wumva cyane umukozi w'Imana uzi gutega amatwi cyane muramuzi ndamuzi umwana mwiza cyane yego so maybe wenda murakomeza mumbaze yego uri kwa tante arimo aragushyiraho agatsure ukifatamo urakomeje amashuri hari abaneve n'abaniyese bo kwerera imbuto bari kukureberaho ubuzima burakomeje yego haje kuba ko papa na mama badesida kuza kubasura muri Canada yego baraje bigenze bite mugize ibihe byiza papa rero na mama mu kwa gatanu baje hano bwa mbere mu kwa gatanu hafi nk'aya mezi kabisa 2022 baza muri Canada bahera hano Edmonton yego aho mwari muri na tante ariko bari baje muri graduation ya Glody grand frère wanjye yego so ngaho hari muri mu kwa gatanu wongeye kugaruka no mu kwa 10 ariko mu kwa gatanu babanje baza hano tugira n'ibihe byiza wenda naza no kugenda gusharinga some videos baze kukwerekana twagize ibihe byiza cyane hano muri tujya muri Banff rero umuntu wese uje muri mu misozi nyine muri Banff neza cyane tugira ibihe byiza n'ibintu papa zagisetsa asetsa cyane ugahita wabaye umugabo papa wanjye rero ukuntu yari atangaje papa yari umuntu gufata akaguhobera akagukomeza nk'iminota nk'amasegonda nk'icumi yamara agahita kugukomeza agahita gukubita mu matama gutya agahita guterura ati nsole warakuze le grand prince cyangwa yakunze kunyita le grand prince twese mu rugo dufite amazina le grand docteur le grand chef ubwo yaturaga neza rwose ubwo rero akaba araguteruye kandi buriya ntugire ngo ni kuri njyewe gusa kuri buri muntu wese n'abakuru n'abakuru akabakomeza ati bite mwari mumeze neza araza na mama tugira ibihe byiza cyane ni ibihe n'ubungubu nkumbura ariko ni amasouvenir meza ubwo ibyo birabaye aza ubwo agenda no kwa Glody muri Prince Edward yego grand frère muri graduation murajyana cyangwa yagiye wenyine nubwo ngo hano ntiyahatinze hamaze nk'icyumweru cyangwa bibiri abona kugenda muri graduation mwamwinjoyinze bihagije ariko he was very proud very happy yasanze utuje uri mu ishuri byose biragenda neza Glody we yagraduatinze so numva yavuze ati ubwo ni njyewe njyenyine usigaye mu ishuri ati nawe gira vuba urangize nuko urumva nyine it was an exciting moment he was very excited and icyo gihe nyine baza kugira igihe barataha bajya mu Rwanda yego bongeye kugaruka hano nyuma donc baje muri me baranagaruka yego baje muri me ubwo icyo gihe tugira ibihe byiza n'abatantine n'abandi bose nyine hano Edmonton bari bafite n'inshuti zitandukanye ariko byari ibihe byiza cyane baritahira usigara namwe mwumva usigaraga umukumbuye yaje yahamagaye ati se mbazanira iki kazana amashati nuko nkuko yari ameze kuva kera yabaga ashaka kuzana ikintu akaguhereza gift ikintu umwibukiraho akimenya cyane no kugurira mama twebwe abandi wenda ashobora kuba yabyibagirwa gake ariko buri munsi yarabizanaga ariko mama yari azi ngo ino ni style ya mama kandi ikamushimisha ko yambara so bumbi bambaraga matching outfits bakundaga kujyanisha ibintu bisa tiré à 4 nakubwiye umupapa ntasanzwe cyane papa uramukumbuye
aratashye i Kigali. yego Hanyuma mukomeje ubuzima nk'ibisanzwe nk'uko n'ubundi mwari mubayeho hano, nabo basubiye mu buzima bwabo i Kigali. so icyo gihe papa bagarutse hano, ikintu nibuka ni uko anaza hano yari yarafashe icyo gihe mu wa gatanu yicara hano mbere yuko agenda mu kwa gatanu muri Mei. muri Mei aricara ngira inama amwe ati Josias, first of all ndagushimiye cyane kuko uri umwana wiga ugakora mbese nyine ugashaka uzaba umugabo. Yego. kubera ko biragaragara kandi yari yagusanze vure muri stable wimereye neza. Papa rero yari umuntu uhora akubwira ko ari proud, uhora akubwira ko yakwishimiye, ku buryo nawe bigutera imbaraga. bikagutera imbaraga. No mu gutaha yageze i Kigali ndabyibuka, ibyo byose mfite n'ama voice note. Nicyo nkundira papa ni uko ibintu byose yavugaga ntabwo kenshi byari amatext, byari recordingaga. Kweri n'umusirimu ho. Ati rero ati ikintu cyanshimishije ni ukugera aho ngaho nkabona ukuntu meze, nkabona ukuntu arangije amashuri. Ati Josias ngurike yitaga ati ndagukunda mwa, ati ndabakunda, ati ikiganza cy'Imana cy'Uwiteka kibariho. Amen. Yego. So icyo gihe ageze i Kigali agahora twohereza twandikira ati bimeze bite, ati mumeze neza, ati buriya ati nakunze abantu baho ngaho ahantu hose ngo ukanyuraho ukabona buri muntu wese ari gusuhuza, ati abazungu baho ngaho kabisa, ati narabakunze, ati abantu bose bagusekera, ati nzagaruka vuba. Agenda arabigambirira. That's really good. Hanyuma mu kwa cyenda yagombaga gufata retirement, kujya muri kiruhuko cy'isabukuru. Yego, cy'izabukuru. Yego. Ikinyarwanda kirasa izabukuru. Izabukuru. Retraite. Agombaga kuyijyamo. Kimwe mu bintu ngomba kugisha inama cyangwa kugira inama abantu badukurikiye, yego, ni uko mukwiye kwiga kugisha inama umuryango. Yego. Ikintu nibuka papa yakoze gikomeye cyane na mbere hose, yahereye imbere nko muri 2020 agahora avuga ati na mbere hose, kuko ndabyibuka nko muri 2010 mu 2010 gutya bafitaga 25 ans anniversaire, papa afata ijambo imbere aravuga ati ariko igihe mbona kigenda cyegereza cyo kuritaringa, ati byagenda gute ahubwo ngomba kuyifata. Hanyuma banereye hejuru ndi inyuma ati ntabwo waritaringa utarinza kwiga, ugomba kwanza mukarangiza. Ubonye abandi barangije kwiga, ubu ngubu ujye kuritaringa nararangiza kwiga. Tugiye ko nayo yagira umwana, ariko icyo gihe asubiye yaradesida kabisa. Noneho 2020 yongera tugisha inama, bamwe bakabyumva, ariko 2022 ngo icyo gihe bamaze kurangiza, nta mwana yariza. Yego. Abantu bose bashiki banjye barashatse, abantu bose bameze neza. Yego. So tugisha inama tumubwira ati you can retire. Ericaye atugisha inama twese n'abari hano, akora Zoom call. Yego. Ati none se retirement plans ni izi? Atubwira plans afite n'uburyo twamufasha, akanashaka kutwumva buri wese akamureza umwanya ati wowe bitekerezaho iki? Akuze uko ari abapapa bake bakora ibyo bintu, Josiya, cyane ni ukuri abapapa babyumvireho n'abasore babyumvireho. Ubundi umugabo kubwe, kubera ari umutware w'urugo, aba yumva wenda yabiganiriza madamu bamwe na bamwe, akumva yabibwira umudamu, ariko ni gake yateranye umuryango n'abana 8 bangahe ngo buri wese nagira icyo ambwira atekereza cyane kuri taringa kwanjye. Can you imagine? Icyo kintu ni ikintu hari ibintu byinshi nagiye nigira kuri papa, atari n'ibyo gusa, no mu buryo buri finance. Uzasanga hano muri Canada cyangwa se mu miryango
buri umugabo yimanagingira amafaranga ye n'umugore akamanaginga amafaranga ye ahubwo ntunabimenye agakora n'uko ushoboye bimwe na bimwe ntubimenye uko bigenda muri konti zanyu n'ibiki. Papa amafaranga yose yakoreraga kandi wumva mama icyo gihe ntabwo kubera twari benshi agomba kuturera yego icyo gihe mama ntabwo yabaga ari gukora kenshi yabaga twitaho ariko amafaranga yose ni mama twayabazaga. Can you imagine? Yego finance ikintu cyerekeye na papa yagiye muri resitora yasabaga amafaranga mama. Wow, kandi ari we yakorera akayamuhereza nuvuga ngo yamuhaga iyo value y'ukuntu yareze abana 8 njyewe nkora wadakoreka noneho buriya mwubahishe bafite management skills abagabo benshi batagira that's true. iyo umaze kumenya point faible yawe niyo mpamvu Imana ivuga ngo nguhaye umufasha umaze kumenya point faible yawe ukagira umuntu ugufasha yego mwiza muhuje yego nicyo mufasha rivuga nicyo umugera kure cyane hashoboka yego rero bajyaga inama so ku buryo natwe byaratumenyereje kuba tukiri abana waba ukeneye akantu papa si uko abuze amafaranga yo guhamwe ati baza mama wawe yego cyakorera mama araguhereza. So mu guhuza kw'ibintu byose premièrement ntabwo bera ku bana bera ku mugore n'umugabo. Yego umugore n'umugabo baratanga iyi shusho papa na mama ngira ngo mvuge kuri papa kuko ni ibintu byangombwa cyane ni n'amasomo numva ko abantu benshi bakwiye kumviraho pe wese akwiye kumva ku utarashaka washatse n'urumazemo igihe rwose biramureba. So papa na mama bari abantu bagaragaza urukundo mu buryo bugaragara. Yego umuntu usanga mu Rwanda umugore n'umugabo babana udashobora kumubwira ngo ndagukunda cyangwa se chérie cyangwa se ngo mwite izina cyangwa mbabarira ko twa tuntu twose twaze tuvuga. Nagize hano nsanga niba ari mama Rebecca wati mama Rebecca umugabo n'umugabo bitana mama Rebecca. Yego ibyo ntabwo byigeze mu rugo wacu. Imagine mu rugo wacu yari chérie no mu video yose uzabona kuri papa na mama yitaga mama chérie. Rero icyo kintu iki kintu cyo kuvuga ngo kuriya n'abavuga chérie n'abavuga chérie ariko ahenike kari kubivuga yaraka whisky papa rero excited ariko ngaho nyumvira yari umwuka wera yarisengeraga nta nzoga nta mwanda cyane ariko akanavuga chérie agaha umugore akamanaginga byose akaba ari just happy munezero witeka. Umugore usenga atuma umugabo ahinduka 100%. Yego papa kera yajyaga anywa inzoga nyine yego atarakizwa ariko mama wanjye nkagira mama wanjye mbere yo kumuhereza inzoga akabanza akayisengera akayivugira amagambo mbere ko papa yinywa akabanza akayisenya akayisa. Papa yavuye ku nzoga gutyo kubera ko bayisengera buri munsi bagiye kuyimuhereza ayivaho papa wanjye akabanga badamu bakumvise yakijijwe kera kumva ntabwo njye nabibonye byinshi ariko nahamye yuko papa yakijijwe kubera mama. Bifite umuntu umugore ukijijwe arakwimpakita cyane ugahinduka. So papa yarakijijwe arahindukira 100%. Kera nakuze ndi muto ndibuka yajyaga nywa Bavaria bigeze ahantu na Bavaria izira za 0% nazarazireka kubera ko yaramaze gufata decision. So kugira batsenga mvuga ati Imana izamereze kugira umugore usenga cyane ngendane nk'uko mama wanjye asenga cyane rwose kuko ayo masengesho yahinduye papa namwe aradutwara. Papa rero amaze guhinduka
aba igitangaza. Papa ni umuntu sinzi uko navuga, ahantu njye ngenda ngashima Imana rimwe kabiri gatatu nko muri selule ngavuga papa ariko si ubundi simuvuga cyane nkarambirana. Yakubereye icyitegererezo kugira ngo n'abahungu benshi bavuga ibyo, reka tureke n'abahungu, kugira ngo n'abana benshi bavuga ibyo. Josiya no uri umunyamugisha, kuba uvuga ibyo uri umunyamugisha. Ntabwo ari abana bose cyangwa abamama bose bagenda birata abapapa bo muri izo ngo cyangwa birata abagabo babo muri ubwo buryo. So kuba uri kumwirata nuko hari ikintu, hari impact yagize ku buzima bwawe ikomeye cyane nk'umusore uzarushinga nawe. Ikomeye cyane. So ubwo nkomeje nihusemo ubwo ibyo birabaye, bavuye hano basubiye mu Rwanda. Papa yari yabonye visa ya 10 ans yo kuza muri Amerika. Yego, so yari kiriho, yari gihari. Yayibonye nko mu kwa gatandatu amaze kuva hano. Hanyuma ubwo adesize ko afashe retraite, murabyemeranyije mwese? Turabyemeranyije twese. Ayifata mu kwa 9. Yego, matariki 26 gutyo. Icyo gihe yafashe retraite agomba kwitaza hano muri Amerika. Hanyuma icyo gihe ndabyibuka, ndamuhamagara kuko twaravuganaga cyane kuri call. Ati papa ugiye kuza muri Amerika? Ati yego. Ati nabonye visa nyine yishimye. Ati kandi ba Benson kuko nubwo navuze ko mu rugo twari 8 twakuze mu rugo turi benshi barenza abo. Yego, abana bo mu miryango kandi nka 16. urumva ko rwa rugo rugendwa cyane kubera iyo ambiance mwiberagamo n'utwadopsi. Buri muntu wese muri abo ngabo, buri wese umuzanye hano yavuga ikintu kuri papa kandi gikomeye. So bo bari bavuze ati turaza kukwishyurira tike. Abana babaye mu rugo ngubu n'abakuze banjye baba muri US. So turakwishyurira tike wowe uze kuza muri Canada cyangwa muri Amerika. Okay, muri Amerika. Uzaze muri Amerika. Papa icyo gihe yakoreye mama wanjye aramubwira ati nta hantu nzongera kugenda ngusize. Mama aramubwira ati genda ejo uvuye muri Canada, ati uri guspendinga amafaranga menshi. Ati mama papa aramutsemera aramubwira ati tugomba kujyana. So bafata decision yo kuzana, ariko mama agenda ababwira ati nta kuntu mwamuje hano hirya muri Amerika ngo ntimutusure. So papa ati tuzabyigaho. Bageze muri US nkomeza kubatesha umutwe bagura tike yo kuza hano. So baje hano mu gihe cya Thanksgiving. Ubwo ni za October? Muri October mu matariki 10 nibwo baje hano. Thanksgiving ya famille. Yego, baza hano na grand frère wari uri muri Prince Edward, ava muri Prince Edward aza hano. Waraze. Yego, so twese twongera tuba reunited. Ariko ndabwiza ukuri papa icyo gihe yari yishimye bidasanzwe. That's really good. Yumva amaze kuritaringa, amaze kugira amaplans menshi, avuga ati none ubu ngubu ngiye kujya mbasura kabisa. Yaje hano ndabyibuka mu mare 13 nibwo yasubiye muri Amerika. Ni mu gitondo ndaza njya kure ahantu bari bacumbitse na Tantine na Claudine, nibo bajyanye muri Calgary kuko nawe bafite indege. Yego, njyewe ansezera hano ko nifite examen yo gukora jyanye n'ishuri. Hanyuma ndamuhobera cyane kuko ndiyahoberaga. Hanyuma squeezing ni muri 13. Hanyuma arambwira ati nuko sha uzaba umugabo mwa. N'ibisanzwe. Ariko kumva ko nyine when you think about it ubwo nibwo ubyibuka neza. Ubwo arabimbwiye hanyuma ndatashye nsubiye mu rugo kwa Tantine. Ubuzima burakomeza. Bavuye Calgary bahita bagenda bajya muri US. 17 turavugana ko twageraga ama calls menshi. 17 nimugoroba turavugana 17 October. 17 October niho anniversaire ya grand frère wanjye bano na Edmonton. Yego, nabugure twamuselebrate n'iki na papa yamwandikiye. 17 turavugana ndi kugira ngo mufashe
yarazi ko ari njye mu IT nyine akora ibintu bya IT kimufashe gucekinga ibintu byo amaviza ibintu byose amapasiporo n'amaviza ngeza kumufasha n'iki ko turavuganye bimeze neza nta kibazo hanyuma aho hari le 17 nimugoroba le 18 octobre mu gitondo ndabyutse ngiye ku kazi nk'ibisanzwe ageze saa 6 bakajya bahamagara cyane kuri group call ya famiye zino za WhatsApp twese duhuriyemo n'abandi tuvukana yewe sinitaba nyine ndi mu kazi hanyuma papa mama afata voice note ari kuvuga ngo musengere papa ayiwe nyifunguye ngo ndi mu kazi mitangwa mu kantu kubera iki dusengera papa yego ariko mu mutwe wanjye akazamo papa arangereye papa hari akantu kabaye gatoya nta kintu yabaye muri Amerika ni amahoro twaravuganye ejo yaje muri vacation yaje muri vacation nibwo akiri retirinze mu kwa 9 y'ikuru kurangira nta kwezi kwarangira aje hano ubwo yari no kwitegura gusubira mu Rwanda kuko umusista wanjye agomba kubyara nka next week ayo tata le 17 anniversaire ya grand frère le sister wanjye kavuka mu 21 je crois 21 le 23 kavuka undi mu neveu wanjye wa sister wanjye 23 octobre ubwo icyo gihe ngize ubwoba ubonye text ngiye ku ruhande njya kureba ndongera mpamagara groupe ya famille nitabwa na sister wanjye wo mu Bubiligi nimbwe se bigenze bitabaye iki abarambwiye ngo Josias papa yapfuye abimbwira nkaho ari kumbaza ngati papa yapfuye papa twari tuvuganye nimugoroba yaba yapfuye gute se ni muzima papa ni muzima ngo hoya ngo papa yapfuye ahitara bikonfirme ayo data we isi kuguye aho ngaho rero sinzi niba ari umuntu uranyura muri ibyo bintu ari ibintu bakubwira no tubi processing nurire nuwabare kamera nk'ikinya yapfuye ate ejo twaravuganye bavuye hano ari bazima ngiye muri denial ngiye baba checking iraga ibyangombwa mu kanya exactement ubwo urumva le 18 bafite flight uwo munsi bafite flight yo kugenda kugira ngo bajye kureba undi mukuza babone gutaha mu Rwanda in time for my sisters bagiye kubyara bazabe bari icyo gihe nawe yabamagaye ari kumbwira urya yabaguriye amakamera n'iki yandi y'abana n'ibindi byose ari very excited kuko urumva uwo sister wanjye niwe mukobwa wa nyuma mu bakobwa akaba n'inshuti cyane ya papa inshuti magara kandi ubwo niwe mwana we wa mbere yagiye kubyara ubwo urumva ari very excited I know ati yapfuye nsubiye mu rugo ubwo icyo gihe tantine yaje aramfata yaje ko yarameze nyine nk'umuntu nawe utunguwe araza atabyumva aramubera amaze kumubera ari kurira ubwo natangiye kubirealizinga ati bya bintu uzi ko ari byo menya biri byo kwa kundi ushaka no kurira amarira akanga kuza ukiri kubiprocessing wumva turi kugenda mama urumva nawe uri kujya bikimara kuba yagize shock akora video call ndeba papa aryamye aho ngaho wa mugabo uruzi ko papa yari umugabo muremure ushinganye wa wundi ugenda ukabona afite imbaraga kabisa mama akora video call mumubonamo inyuma tubona papa aho ngo nibwo ibintu byose byarangiye murabibona ko byarangiye mbona ko byarangiye agera mu rugo nahise n'umutwe agahinda karanyica ariko kiza kugira community baraza batangira gutabara bakarya baza kwa tantine bahamara igihe mbese nyine
barahaba na grand frère wanjye wabaga Prince Edward icyo gihe aragaruka aza hano muri Edmonton tuba hamwe hanyuma kwa 11 dutaha mu Rwanda gushyingura njyewe grand frère na tantine na mama na mama urumva umuntu mwajyanye muri vacation ari muzima tragedy gutaha mu ndege urimo harimo umurambo w'umugabo wawe mubi you can imagine atari Imana yonyine nta kindi kintu cyagushoboza nta cyakurinda aho ariko ikintu kimwe nshima Imana ni ukugira mama wasobanukiwe nawe yagira testimony kandi yavuga byinshi cyane icyo gihe papa mbere yuko yitaba Imana yaramwegereye wenda naza no gushenguka video wenda mukakumva cyangwa se wenda nzareba uko nabigeze ariko in a few words papa yaramubwiye ati isezerano bamusoma ijambo ry'Imana rivuga ku isezerano ko niwe rirangiye batandukanye n'urupfu hashize akanya gatoya musaba amazi agiye kuyazana papa mama atanya kuba papa ari guhumeka nabi hanyuma bahamagara ambulance iraza bamujyana kwa muganga hanyuma bageze kwa muganga ati twagerageje kumuha niba mu modoka biranga so urumva ni mama urumva ukuntu mubaye urumva ukuntu natwe tubaye ni ibintu bigoye ariko ikintu kimwe nshima mama tujya kumufata ku kibuga cy'indege iwacu harimo akantu kasa nk'agaterera yageze ku muryango avuga ati nasohotsemo hano ndi kumwe na papa kumwe na chéri ariko ubu ngubu ngiye kwinjiranamo na Yesu arapfukama ku rupangu amanuka agenda asenga abwira Imana ati hano hantu nubwo ninjiyemo njyenyine ntabwo ninjiyemo njyenyine kuko urahari byari ibintu byanshotse byari ibintu bya n'ubu ngubu nibuka nkavuga ati cyakoze kumenya Imana ntako bisa nubwo nanyuze nyuma yaho nubwo naje kunyura mu bintu byinshi byo kwigaragura ariko ikintu kimwe cyanabaye ni ukwibuka imbaraga mama wanjye yari afite no kwibuka yuko papa wanjye aribyo byiza yakwifuje kumenya Imana kuyishyikiriza byari ibihe bigoye yari strong ahantu masohokanye n'umugabo wanjye none Mana mpinjiye njyenyine ariko sindi njyenyine uzabane nanjye turi kumwe she is very strong icyo gihe ubwo nanjye urumva nabaye iyo ugeze ahantu iyo ugeze mu rugo ugasanga hari abantu benshi cyane we start realizing it ko ari byo byabaye abantu baruzuye urupangu ntabwo papa natekerezaga namwumva ko papa azagenda vuba bagafite umwanya kugira ngo arebe ibyiza nyine wageze nibwo kimaze kuritaringa nibwo ubuzima bugiye gutangira ubundi retirement akenshi umuntu ayifata avuga ati ubuzima bugiye gutangira yabwiye mama ko nta nazongera kumusiga kugenda amusise so birabaye iyo shock mu mutwe haba iki ubwo mu mutima habaye iki mu jene w'imyaka 21 bigenze bite ubwo muri aho ngaho ntabwo ari mu buhamya bukomeye cyane kuko aho ngaho urumva wese nyine ibintu by'ikiriyo bihari ntabwo buraba stable ubuhamya bukomeye cyane buri maze kuva mu kiriyo kuntu byagenze tashye ugarutse muri cya gihugu ugarutse muri Canada uvuye mu Rwanda Kristo mu Rwanda ni famille hari mama abantu hari abashyitsi benshi cyane mwari muri busy mu kwakira abantu batandukanye babwira mu impore mukomeye na mbere yuko tuva hano ugumva no turi busy inshuti zanjye za travelinze zivuye imihanda zije kunsapotinga nyumva nyine ndashagawe so it's not bad ugarutse wenyine mu cyumba cyawe turamushyinguye ngarutse hano
aho nibwo ubuhamya bwanjye nabwo busa nkaho butangiye. ko bitoroshye ibyo bintu mukabyara. Arabatunguye kweri, arabatunguye cyane. Yarabasezeye, njye numva yarabahaye amasinye menshi mu kuza hano, ibyo yabaraze, amagambo yabatuyeho bitari binateganyijwe. Yaraje muri Amerika ariko akabumvira akaza. Mama wangaga kuvoyajana nawe ati birahenze n'ibiki, ariko akemera finally. Amuhaye ijambo mu gitondo ati buriya isezerano rero rirangira abantu umwe yapfuye, ari kubaraga mu mayeri, mu buryo butari clear cyane. Butari clear. Kuko nta gicurane arwaye, nta kintu muri kumubonaho cyatuma na kimwe ataha ako kanya. So icyo gihe ubwo ibyo birabaye, bibaye shock ikomeye kuri njyewe, kuko tuvukana umuryango en general uranyeganyega. igihugu ko nawe ubwo urumva bafite inshingano nazo bafite mu gihugu no mu maplans menshi atandukanye muri church. Naho umukuru w'abapapa imagine. So urumva rero ibyo byose bibaye shock ikomeye cyane. Ariko buriya shock iyo umuntu amaze kugenda, inshuti ziragenda n'umuryango wa restreint turagenda, byari dusigara bifiringa wenyine. Wenyine. Iyo abantu bashobora gutabara kandi nako bimeze, kandi nubwo washinja umuntu nta n'umuntu, ubuzima burakomeza. Ariko kuri wa wundi byabayeho, ubuzima burahagarara. That's true. Tangira gusubiza amaso inyuma ukareba. Iyo mbimenya, I don't know, tukaganira cyane, mbimenya tukajyana muri Amerika, utangira gutekereza utuntu twinshi cyane. Kuki ntabakurikiye Karigari, kuki ntabaherekeje Karigari, ibyo ndasigaye exactement ndasigaye nibaza. Ndabyumva cyane. Tugarutse hano muri Canada. Ubwo tantine, ubwo urumva nabanaga na tantine n'undi mutonton. Tantine nawe ni umuntu, tantine wanjye nawe ni umuntu wanyuze muri byinshi. Ni umuntu ndeberaho cyane kuko nawe anyuze mu bintu bikomeye byinshi. Urumva naho nta gihe gishize tantine wanjye yapfushije umugabo we. Nta gihe cyari gishize, byabaye muri covid se, nta gihe cyari giciyemo bura. Nta n'igihe gishize. Ubwo urumva icyo gihe kubibaye no muri covid, ubwo urumva papa yabaga hari ibintu byose byirukansemo. Nta myaka mike ishize papa aragiye, na nyuma yaho twahuye n'ibindi byinshi. Niyo si nyine nuko yabaye. Ariko tugarutse hano, ndiko kwa tantine ari haruguru, ngemba muri basement. Basement rero nta muntu uhari, ni njyewe uhari, kandi ninzamuka nagerageza kwereka tantine ko nkomeye kugira ngo nawe umukomeze. Ariko ngiye muri basement, ngarutse ubwo twagarutse hano ari almost December, nkajya ndarandira. Birumvikana. Ndarandira, ibintu byose byahagaze, ubuzima ntabwo buri kugenda. Mu gitondo kugira ngo mbyuke nkore izindi nshingano, niba ari ibyo umuntu agomba kwiga cyangwa se ibyo gukora, kubera ko ntaryama iryo joro, bikananira ugahera mu gitanda, byose ubuzima burahagarara. Birumvikana. Ubwo mu kwa mbere ngomba gusubira mu ishuri. Igihe cyo gusubira mu ishuri dufata indege tujya muri Ottawa, ariko ubuzima naho ubwo bwahagaze, still nta mbaraga. Birumvikana cyane. Ubwo ndagiye muri Ottawa, mpitamo kugenda nkavuga ati okay, ujye kwayera mu mutwe, reka nayere kwiyibagiza. Nta wundi muntu turi kujyana, ni njyewe nyine. Bafite inshuti zimwe na zimwe mbwira, ariko akenshi nyine ni njye uri ku explore. Ngiye muri Ottawa, nagiye kunywa, nagiye muri club, nagiye
ubwo icyo gihe ndi kuvuga ati mana niyibagize bino bintu inzoga ndazinywa kabisa urasayisha nyine kumva ko na wa mupapa noneho wajyaga umuhamagara agahinda buriya iyo ushatse ahantu ugafiringa ku gahinda ufite ukagafiringa n'ikindi kintu yego ntabwo uterwa agahinda n'ibyo ufite gusa ahubwo ibyo umaze gushyira muri wowe nabyo bigutera agahinda especially ukijijwe Imana biba double kuko mu gitondo urabyuka then ukavuga ati bimeze bite ukicuza urabyuka ukicuza mu gitondo ukavuga ati dore nongeyemo n'ibindi kandi n'ibyo nayo mfite birampagije exactement ubwo ndagiye aho ngaho ngiye muri ibyo ngibyo ndacyari gushaka ikintu gifiringa void yanjye nta kibaho urameneka umutwe nta kibaho ngiye icyo gihe njya no gusura grand femme muri Prince Edward Island ukava aho ngaho ukajya ugashaka ikindi kintu cya feeling your void ukajya muri relation zipfuye ziri aho kugira ngo urebe ko wakuzuza cyacyo ya vide mu by'ukuri ukaba urabona ati maybe nyine uyu muntu ndamukunda ariko you can never provide full love to somebody we ntabyo yumva uvuyeho uri empty ntabwo watanga icyo udafite ubwo icyo gihe nuko mukomeze so ndi gushaka ikintu gifiringa ya void hanyuma bigera igihe ngaruka hano muri Edmonton ngarutse hano agahinda kakiri kenshi agahinda ni kenshi maze igihe kirekire ntakora ku kazi baranyirukanye nsubiyeyo kubera kutitabira birumvikana icyo gihe ubwo nari maze kwimuka ngiye kwibana ubwo agahinda nsubira kwa tantine hari n'imbaraga nyinshi umugabo we yamuvinze akongera agasubira ahantu yavuye aba yumva asarishije wumva usebye ariko tantine yakwakiriye neza yari azi ibyo uri gucamo yarakurebaga ofete n'umuntu mukuru arabyumva ndakubwiza hari ikintu bita grieving spending yego ukagenda ugasanga ufite nk'amafaranga nk'ibihumbi 5 ashize mu minsi kubera iki waspendinze bidafitiye akamaro just kugira ngo ufiringe cya kintu n'ubwo nta kintu ntakoze kugira ngo numve yuko ubwo iyo void yanjye yaba filled ibishoboka byose narabigerageje by'iyisi niba uri kuvuga ngo gusubukinga kuri weed I have smoked weed I've drunk I have done everything gishoboka kugira ngo numve ko nishimye ariko wapi noneho ukagenda niba utangiye gutrusting nk'abantu ugashyira nka trust yawe nko ku muntu runaka nawe ukaba deceived bikaba ikindi gikomere cya kabiri ubwo rero mba umuntu ufite ibikomere byinshi ubabaye ufite agahinda wumva ko nta muntu ufite deception nta muntu mbese ukumva umuntu wese uramwanze kandi icyo gihe uri kuvuga ati ntabwo ndi bubwire ab'iwacu ibyo ndi kunyuramo nabo bafite agahinda kuko buri wese afite agahinda ke buri wese ari kwirwanaho mu buryo ashoboye nama muri gusenga ngo mumererwe neza ntimuheranwe n'agahinda nawe arwana no kwikomeza uko ashoboye nyura mu buzima bubi Imana hagati aho irihe bimeze bite urayivugisha warayiretse urayitonganya Imana nayirakariye warayirakariye nawe ugati Imana papa ukuntu yagukoreye sinumva ukuntu wamwitura akagenda akaza hano usuguye ureka agataha akajya mu Rwanda ukari umuzanira ko naje gusobanukirwa ikintu kimwe Imana ikora ubushake bwayo kandi ubushake bwayo burari bwiza twashyinguye papa neza cyane nta kintu na kimwe twigeze tubura buryo financier ibintu byose byagiye neza 100%.
niho handi havuga ijambo ry'Imana ngo ntawayiringiye wikorera amaboko. Ati ndinze nsaza ariko ntabwo nigeze mbona umukiranutsi cyangwa urubyaro rwe rukozwa n'isoni. Ntabwo twakorejwe n'isoni, Imana yarabikoze ijana ku ijana, bigenda neza, tumushyingura neza. N'ubu ngubu kuba nyiriho nshingiye kuri iryo sezerano ry'uko nzi ko papa mama baradusengeye uzabaho neza. Papa mu bantu baturaga neza niwe buri munsi. Mwana wanjye uzagera kure, mwana wanjye ndagukunda, mwana wanjye uzakorera Imana. Ibyo bintu na n'ubu ngubu ibyo ntabwo ko nshingiyeho bikumpereza imbaraga y'uko biracyabahereza imbaraga. Ubwo ibyo waje kubivamo gute? Ibyo rero ko gusayisha nabyo ni long story. Urumva nyuma ubwo nje kuza gutandukana na relation ya mbere nari ndimo, after some time n'umukobwa uzi Imana. Yego. Dusenga, dutangiye kujya dusenga on a daily basis. Muri ya Mana warakariye ariko ukabyemera. Yego, ni ya Mana narakariye ariko dukoze igicaniro cy'amasengesho buri kwa kabiri tutangiye kujya dusenga. Yego. niko natangiye kongera gusa ngarura umutima ariko ubundi rimwe umuntu mukaganira ijambo ry'Imana ukumva ari gukoza nk'ahantu ukaribika ahantu kihagarara ari kuri beti ukaribika ahantu ngenda nangira kwibuka nkumva ati ubundi papa yashaka ibyo ndi kubamwo ubu nibwo buzima yari bwifuza. Exactement. Kugusayisha ahari arimo arabireba. Noneho uwo nguwo nawe twaje kuza gutandukana ariko toujours ya emptiness. Ndavuga ukuntu mu gato ukuntu byagendeye. Mu gitondo kurumva iki gihe ntabwo yabaga na management, so nagiye kumureba. Ariko muri icyo gitondo ngo nari maze kugenda nyine mvuga ati uyu muntu ndamukunda kubera ko arasenga ari kumpointinga ku Mana. Ariko icyo gihe mu gitondo sister wanjye anyohereza ijambo ry'Imana rivuga ngo essayer de combler une vide par une relation amoureuse. Kugerageza kuzuza kugerageza kuzuza vide muri weho cyangwa se icyo ubuze muri weho unyuze muri relation n'umukobwa. Njyewe ndi convinced ngo uyu muntu ndamukunda, hari icyo agiye kuzuza muri njye. Ndamukunda ariko ngiye hariya ngiye kumureba obviously ko ntabwo apfa gufata indege uwo muntu uteye kumwe wumva ko umukunda, ariko still muri weho harimo ya vide. Iracyahari, ntaho yagiye. Nta hantu yagiye, uracyumva agahinda, uracyumva umeze nabi. Ijambo ry'Imana riramwonvenga, ngenda umuhanda wose zikumwonvenga kumubwira ati muri weho ufite vide, ufite vide utarabasha gukompla. Ngezeyo nimugoroba baje kundeba, icyo gihe wumva wagiye uzi wabyambariye wabyiteguye. Turahuye and then aza mbona ari ababaye. Nabwiye my parents about us. Mama arampamagara arambwira ngo amaze iminsi asenga n'abantu uzi n'iki. Cyambwiye ati first of all ntabwo ndi spiritually ready to date, and second of all ntabwo nyine the person for me at this moment. Mpita nkubita nibuka rya jambo. Tugerageza kuzuza icyo wabona. Yego. Ariko icyo gihe urumva nawe nyine nk'abantu babiri mukundana n'iki
muri denial yo kuvuga ati twabisengera natwe tukabona conviction yacu. Ariko rero nza kujya kumureba nyuma dufata decision kubihagarika. Murabirangiza mubona ko bitari kujya hanze. Kuko hari igihe ukomeza guforce ikintu ariko muri we uzi ngo the right choice ni iyi. So your choice ifashe tugarutse hano, ariko kagahinda kanjye rero karasa mu ndege iva aho ngaho igaruka muri Edmonton. Deception ya kabiri. Agahinda kaba karaje. Ya vide noneho ndayibona ko ifungutse, ndayumva. Ndayumva, nararize. Byo kuyikombora ntibigihari. Uremeye uratsinzwe. Ndatsinzwe. Ngeze hahandi ndarize mu ndege, ntangira umuntu w'umugabo uri kurira, ntangira kwihisha, ntangira gusa nk'umushyizeho ikoti ndeba ku ruhande, nandi kuri miro kwa kundi ku idirishya. Ndarira. Indege irahaguruka, turaruguru mu kirere, nsenga isengesho. Urasenga? Yego. Ndavuga ati Imana, mvuye muri Ottawa mbabaye, mvuyeyo mfite umutima umenetse, mvuyeyo mfite agahinda, ariko ninangiga muri Edmonton ubuzima bwanjye buhinduke. Haleluya. Ndabizi neza yuko ibi ari Satani uri kubikora. Vide ya papa wanjye nta muntu ushobora kuyifilinga. Izi vide nterwa n'abantu nta muntu ushobora kuyifilinga. Yego. Yesu wenyine niweho wenyine washobora gufilinga void yanjye. Ndavuga ati papa wanjye Satani, ndabizi ko papa wanjye bino bintu ntabwo abyishimiye. Ntabwo yakwishimira kubona ahantu ngeze, kuko ngeze ahantu habi. Aha hantu ngeze, Imana ndakwinginze ahankure. Icyo gihe amarira nari ndi kurira aragenda. Ntangira kumvira indirimbo z'Imana. Muri ziri muri YouTube nari agenda ndadiga music. Igihe ndi kuzumva ndatahise muri Edmonton. So kukubeshya ryasengesho byarakoze. Wageze muri Edmonton agahinda karangiye? Nageze muri Edmonton amarangamutima yose wayasutse. Numva nishimye, nenzi ko nzagera hano nkagenda gasubira mu byo wahoze. Nageze hano nishimye, mfata decision yo kumara ukwezi ndi off of everything. Social media, buriya social media ziba zirarangaza. Focusinga ndasenga. Yego. Narapushinze. Pray until something happens. Push. Ndasenga. Ndavuga ati Imana, iyi vide mfite nagize, reka izabe inzira yo kwigisha abantu ko hari Imana ihindura amateka. Amen. Hari Imana, sinzi icyo uri kunyuramo muri uyu munsi, ariko hari Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe. Hari Imana ishobora kureba ibyo bintu byose uri kunyuramo ikabikuraho, ikakuhagira, ikakoza, ikakuzuza ibyishimo. Iyo niyo histoire y'uburyo nahindutse. Uko kwezi kwakuzaniye kuzuka. Kwanzaniye kuzuka. Ibintu byose naragiye nsengera, ko numva narakoraga cyane ndi busy. Nsenga nawe ati Imana, ndashaka ahantu nzajya nsengera. Mbona ahantu ho gutangira gusengera. Ndashaka inshuti z'umumaro. Mbona inshuti z'umumaro. Ndashaka gupostinga kuri social media ngashyira amanga. Ngavuga Imana. Ubu ngubu ndabikora. Cyane ntabwo nabikora n'umujama nyine. Ntabwo ubushaka uko bigaragara. Ubu ngubu byose abantu batangira kugenda banyita ngo pastor. Sinabimenye uyu munsi. Birankurikirana. Urongera urahaguruka uravuga uti papa agomba kuba proud of me, aho ari mu
mu ijuru akandeba akanyishimira, akongera Imana akanyishimira, irabiguha, Imana irabimereza, Imana imereza ibyishimo nigeze ngira. wongera ubona akandi kazi, akazi ko nakabonye mbere, ko narakoraga mbere nabyo byanyuze mu buhamya bukomeye, kuko nabonye akazi bwa mbere barananyirukana, bwa kabiri kuko umunsi wa gatatu nakoze inzenzi kongera baranyirukana. Ubwo icyo gihe wongera ubona akandi, nabyo ni ibintu bikomeye, ku icyo gihe nabyo ndi kunyura mu bindi bintu. Ndakubwiza ukuri, hahandi ubwo amafaranga yose warayasipendinze, nari buze guhamagara mu rugo, urumva ko nayo hari amafaranga bagoye, nayo wari utazi uburyo yariye, uri mu mafuti byose Imana irabirangiza gutya. handi ugenda ujya kugura ibintu nko muri supermarket kandi declining, naho ngaho habe nari ngeze, isoni zikagukora, uri kumwe n'umuntu muri kumwe ukabona umukojeje isoni, ukojeje isoni agahita akwishyura vuba vuba. Imana irabikora nabyo, irabirangiza. Yego, wongera umugabo usevinga, ndongera ndasevinga, ndongera ngira ubuzima bwo kuba nta kwisha ibintu byose nabyafondinga on my own, on my own, and God opened up imiryango myinshi mu buzima bwanjye, myinshi cyane, myinshi mu buzima bwanjye, muza n'abantu b'umumaro. Buriya mpora nsengera gukomeza guhura n'abantu b'umumaro, yego, ni ibintu byiza kugira abantu bari mu buzima bwawe nta kintu bamaze. Yego, mpindura nyine iyo najyagamo, niba najyaga hano mu ma clubs ya hano muri Edmonton, maze igihe kirekire ntahakandagiye. Kubera iki? Nasobanukiwe yuko aho hantu ikintu kihaboneka ni ibyishimo biri temporaire, by'akanya gato cyane, by'akanya gato. Ushobora kugenda ukibaza ngo urishimye, ariko hariya hantu nta byishimo by'igihe kirekire bihaba. Ni ibintu wanyweye, wasinze, hamena umutwe, hatwara amafaranga. Mu gitondo wowe wamenetse umutwe, ubwo wizihiwe, waguriye abantu benshi, ubwo ya mafaranga wakoreye yapfuye ubusa, nta kamaro bigira mu by'ukuri, nta kamaro byigeze bingirira. Imana irakwifatira, Imana yaramfashe, kwihera izina rishya, iraguhagarika ahakwiriye, irampindura. Ubuzima bwanjye buri muri shape to shape. That's why you are testifying. Kandi it's a work in progress. Buri wese nyine afite ahantu ahera, ni intambwe ku yindi, nta kwirukanka, ni intambwe ku yindi. Ikintu gikomeye ni uko ushobora kwicara uyu munsi ukaba uri kuvuga ngo naciye muri ibi, naraha none amuhera cyane, nagize akawunta n'Imana yanjye personnellement, nta mubyeyi uhari, njyenyine ndushya ibyo nari ndimo ndavuga ngo enough is enough, mfata nyora, natakaye mfata, irabikora, ikumara agahinda katuma gukora bya bindi byose, uhita wongera urirotura. None uyu munsi urimo uratanga ubuhamya, urimo uravugira Imana, ama podcast waratangiye, narakubonye hari ahantu twahuriye uri kwigisha, naho twahise dupanga ko tuzaganira, uri kwigisha ijambo ry'Imana abajene benshi cyane, kandi twarafashijwe, n'abakuze twarafashijwe. Pasiteri, ubwo urundi byose yambijyamo, gudi gutegura podcast, kujya nganiriza abajene, nkamagana n'abandi bajene tukaganira, kuko wabiciyemo urabizi, uzavanayo benshi. Ibintu byose hano bishoboka nabigeze mu buryo buri financiere, mu buryo bwo guparinga, mu buryo ibintu byose bishoboka, kujya mu bakobwa, kujya muri ibyo byose wajyamo, gutakaza akazi kubera responsibility, gutakaza akazi twose, ku tuntu twose natunyuze, tubabaza umuntu twose baduciyemo, amadeception atuma biyahura, byose babiciyemo. Ndabyibuka hari igihe cyageze ngatekereza, nkajya muri depression, ngatangira kujya mpamagara ya ma hotline hano muri Canada, umuntu nkahamagara umuzungu akanyitaba, akanyumva, tukaganira. Ibyo byose nabinyuzemo. Yego, nta kintu utazabwira umujene, aho uzamusanga hose uzabasha kuhamukura neza cyane. Yego, kandi uhagaze neza uyu munsi, urasenga, uravuga ijambo ry'Imana, urafata ibihe byawe byo gusenga. Agahinda ntabwo nakubwira ngo byararangiye ntuzamwibuka, uzamwibuka, ariko noneho uri kumuranda fier, uri kuvuga ngo noneho bari fier yawe. Ikintu nize cyo ni kimwe, nta muntu ushobora gufilinga
espace y'umubyeyi mu buzima bwawe. yego Nyuma y'imyaka 30 jenoside ibaye mu Rwanda, abantu emptiness ziba zikiri emptiness igikomere nkaho kiracyahari. hari ejo. Yes. Yego. Igikomere kiracyahari. Mm. So ntabwo naza mvuge ngo ntabwo nzabara yego cyangwa se ntabwo nzamwibuka. Mm. Ntabwo bishoboka. bizahoraho Eh, ariko hamwe na Yesu. ariko itandukaniro uyu munsi rihari ni irihe? Mm. Mfite ibyiringiro by'uko aho yagiye ari heza kandi ko nzamubona. Ntimukwiye kwiganira nk'abadafite ibyiringiro by'ahazaza. Abantu benshi bavuga ko bazi Imana cyangwa bemera Imana, ariko ntibemera ko ijuru ririho. Kuko impamvu bataryemera cyangwa se batabyemera ni uko bagira kwiheba nk'aho batazi ko hari ijuru. yego Uramutse umenya ko hari ijuru rihari, ryaguhereza imbaraga ryo kurikorera, ukazarigeramo, ukareka kwicwa n'agahinda. yego yego Ubu ngubu impamvu mfite imbaraga, nshobora kunyuzamo nkarira akanya gatoya, wamutekereje. namutekereje, ariko ntabwo niheba Yego. nk'udafite ibyiringiro. yego Mfite ibyiringiro yuko wibuka ko ari heza ari heza, uzongera mu kanwa. nzamubona. Yes. Ibyo iryo ni byo ibanga byiringiro rikomeye cyane. abantu benshi bakwiye kugira. Abacu, umuntu wawe wabuze ibintu wanyuzemo byose, birababaje kandi buri wese anyura mu buhamya bwe, kandi uba wamubaje ku giti cye. Ngewe hari ibyo nshobora kuvuga uyu munsi kumva ko ari ibintu byoroshye bitewe n'ibyo uri kunyuramo, oya buri wese agira umusonga ariko buri muntu wese afite ibimubabaza. buri wese agira ibye. kandi nta kubyoroshya ku byo ufite bikubabaje rero, izere Uwiteka. Uwiteka iyo vide azayikombla. Uwiteka azaguhereza ibyiringiro by'uko umuntu wabuze mu buzima bwawe, icyo kintu wabuze mu buzima bwawe uzongera kukibona. Reka wibererekera Satani, wimuhereza urwaho, opportunity yo kukwica. yego, kuko Satani nta kindi akora, kwiba, kwica, kurimbura. Ariko ngo Yesu yazanywe no kuduhereza ubugingo, kandi ubugingo bwinshi buhoraho. Life in abundance. Rero ushobora guhitamo kugira ibyishimo by'akanya gato, bitazatuma ubonana n'abo bantu bawe, bitazabona n'abo bantu bawe, bitazatuma wishima, ariko ufite n'andi mahitamo yo guhitamo Yesu. Ubuzima bwawe bukaba shaped, nawe ugashepinga abandi, nawe ugashepinga abandi. Kandi n'ikindi navuga ku babyeyi, mujye muhora mwibaza ati nzasiga inkuru ki ku musozi. Inkuru ya papa wanjye ni inkuru imereza icyizere cyo kubaho, no kuvuga ngo umwana wanjye nzabyara nzamufata neza kuko mfite urugero rw'aho mbikura. Ni ikintu kimumereza urugero rwo kuvuga ngo umugore wanjye Imana izamumereza, wese aba afite icyo Imana yagennye, by God's grace, by God's will. Nzamufata neza kubera ko nzi yuko papa na mama babanye neza, nta na rimwe nigeze numva barwana, bashwana, batangira kwitana andi mazina. Uko mbazi nkiri mutoya niko nabamenye kugeza papa yitabye Imana. wagize icyitegererezo cyiza cyane. niyo mpamvu nawe ugiye gushepinga abandi. Josie, turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane. Thank you so much for your time, for your testimony, beautiful testimony. Irimo amasomo menshi, irimo urukundo, irimo kwihangana, gutitiriza, kutarambirwa, no kujya, ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo twajya ikuzimu dusangayo. Aho wageze witwa ko ari ahanyuma, niyo yonyine watakira hakuvana ibindi byose wari wagerageje byabyanze cyane. None uyu munsi uje kubibwira abandi ngo nabo bayitakire, ibyo bari gucamo biraza kubiyereka kuko yumva bose. Amatwi yayo ahora ku bayitakira. Turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane ko uyu munsi mwatwakiriye. Kandi ukomeze cyane, ukomeze ushepinga abandi cyane. Ubutaha tuzabwira ngo uzubwirize, ntabwo ari ubuhamya. Wamenye kuri pasiteri ntabwo uzadushyira, uzaje kubwiriza. Turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane. Amen. Thank you.